Mwiriwe, muri uyu mwanya turi kubasha kuganira mu ijambo ry'Imana ry'igiciro, ibyo kandi ndabishimira Imana cyane. Amagambo yose muri Bibiliya ni amagambo Imana yaduhaye nk'isezerano. Satani acanganyikisha imitima y'abantu abayobora mu nzira ihabanye n'inzira y'Imana. Ariko muri Bibiliya harimo ijambo ry'Imana kandi iryo ushobora kuriboneramo neza umutima w'Imana. Uwa buri wari wese uramutse wihuje n'ijambo ry'Imana, icyo gihe uzahura n'ubuzima bushya n'indi si nshya. Tujye gusoma amagambo agaragara muri Yohana igice cya 9. Kadusome Yohana igice cya 9 umurongo wa mbere kugeza kwa 12. Mu gitabo cya Yohana harimo ibyanditswe byinshi byegereza imitima yacu Yesu. Yohana igice cya 9 naho hatwigisha ibintu byinshi by'agaciro. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, atobesha kondo akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanye bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyo akora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni jye. Baramubaza bati, wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Dusomye kugeza ku murongo 12. Mu gitabo cya Yohana hari inkuru nyinshi zimeze nk'izi, zitubwira impinduka yabayeho mu mitima y'abantu. Kera cyane aho twabaga, ubuzima bwari bugoye cyane kandi twarabakene cyane. Byadusabaga kugenda urugendo rurerure cyane. Hanyuma rero mu gihe imodoka zakorwaga, twabashije kujya tugenda mu modoka tukagenda ingendo ndende cyane kandi tukagira amahoro. Bibiliya itubwira uburyo ibitekerezo tutigeze tugira kera bibasha kuvukira mu mitima yacu. Nk'urugero muri Yohana igice cya 8 harimo inkuru y'umugore wafashwe asambana. Kandi iyi ni inkuru idasanzwe. Hari umugore wasambanye n'umugabo utari umugabo we. Nuko arafatwa. Nuko baramushorera bamujyana kumutera amabuye. Nuko ahura na Yesu. Iki nicyo cyabayeho. Ariko nk'uko tubibona, banditse neza ibijyanye n'umutima w'uyu mugore. Abantu bajya baza bati, ni cyatumye umugore asambana? Bakavuga ngo nuko yarafite irari mu mutima we. Yego koko nibyo, ariko turamutse tubitekerejeho neza kurushaho, ntabwo twavuga ko uko ariko bimeze, kubera ko niyaza kugira irari mu mutima we, yaza kumenya neza ngo nifatwa ndicishwa amabuye, ese ari komeza akabikora? Abantu bose bagira irari mu mitima we, ariko ntibivuze ko buri uko barigize basambana. Urebeye iki gihe hejuru ushobora kuvuga ko yasambanye kubera ko afite irari mu mutima we, ariko uramutse ucukumbuye cyane ushobora kubona ko yari afite irari mu mutima we, ariko icyatumye asambana nuko yaribwiraga ati, nisambana gutya na gutya sinzafatwa kandi ntawe uzabimenya. Icyo gitekerezo nicyo cyatumye akora ibyo. Nubwo wagira irari mu mutima wawe, ariko utekereje ngo nifatwa ndibuze kwicishwa amabuye, icyo gihe rero ntaho wakura imbaraga zo gusambana. Ariko ubwo yagiraga igitekerezo cyo kwibwira ngo nubwo nasambana gutya ntabwo nafatwa, icyo nicyo cyatumye asambana. Tubivuze neza rero, yizeye ibitekerezo bye. Ubwo yizeraga ibitekerezo bye, akabikurikira agasambana agafatwa, ese yari gutinya bingana iki? Yari kugira ubwoba bingana iki? Yari kubona abantu uburyo bamushore, bamukubita, bamutera imigeri, bamukurura imisatsi. Yaremeraga agakurubanwa aho bamujyana hose. Nuko uyu mugore aza guhura na Yesu. Abafarisayo n'abanditsi babaje Yesu bati, mwigisha, uyu mugore afashwe asambana. Mose mu mategeko yatwigishije kwicisha amabuye abakoze batyo, none urabivugaho iki? Nuko Yesu akoresha urutoki rwe yandika hasi. Arangije arunamuka arababaza ati, udafite icyaha muri mwe n'abari ubanza kumutera ibuye? Kugeza ubwo abantu bose bafite amaso yo kureba ibyaha by'umugore, ariko ntibarebe ibyaha byabo bwite. Ariko aya magambo ya Yesu yatumye bareba ku mitima yabo n'ibitekerezo byabo. Basanze nabo bafite imitima yanduye, nuko bakorwa n'isoni. Amabuye yabo bagenda batereka hasi urusorongo, baragenda bose barahunga.
Ako kanya Yesu yabwiye umugore ati, ese babandi bakuregaga bari he? Ese ntaguciriyeho iteka? Aravuga ngo ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Nigeze gutekereza ku mutima w'uyu mugore. Mbere na mbere abanje kugira ari mu mutima we, atekereza ko atazafatwa, nuko afatirwa mu cyo ari gusambana. Barangije baramushorera, baramutwara bagiye kumutera amabuye. Yari yuzuye ubwoba n'impungenge, ati ubu birandangiranye, aya mabuye agiye kumena umutwe, agiye kumenagura amagufwa, ngiye kuvirirana mfe. Nuko Yesu araza ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Amaze kumva amagambo ya Yesu ubwo ari mu nzira ataha, yagiye inzira yose ari gushimira. Shaka kuba n'umutima uciye bugufi, arabwiraga Yesu ati, urakoze cyane. Ari no mu nzira ataha mu rugo, umutima we ushobora kuba wari wuzuyemo Yesu. Iyo ataza kuba ari Yesu, ati umutwe wanjye ko waramenetse, imbavu zanjye zagombye kuba zaramenetse, nari guterwa amabuye nkavirirana kugeza mpfuye, nari kuba ndunzweho ikirundo cy'amabuye, ariko dore ubu ndi kugenda ndi muzima. Yavuze ko atanciraho iteka. Nuko arataha mu rugo, akingura urugi. Aravuga ngo natekereza ko nazigira nkingura urugi ukundi, natekereza ko nazongera kuryama ku buriri bwanjye ukundi, ariko ubu Yesu yankijije, ndamushimira cyane. Amagambo make Yesu yavuze, ayo magambo yimuye umutima w'uyu mugore, awushyira mu isi shyashya itangaje. Atangira kwibaza ati, ese uko ndi kurota? Ese ndacyari muzima? Sinapfuye, ndacyariho. Ibi byose ni ukubera Yesu. Ndamushimira cyane. Ndagushimira mwami. Yesu yujuje umutima w'uyu mugore amashimwe, umunezero no gushima. Uwo mutima wari wuzuyemo amashimwe, nta wundi mwanya waririmo w'ibindi bitekerezo. Mu gihe yari yuzuye umutima w'ishimwe, yabaga umutima wo gushimira no guhimbaza Imana. Yesu ahindura imitima yacu mu buryo buhebuje. Uyu munsi mu gitabo cya Yohana igice cya 9 harimo inkuru y'umuntu wavutse atabona. Hari umuntu wavukanye ubumuga bwo kutabona, ntiyari yarigeze abona umucyo habe na rimwe. Bagiye bavuga ngo burya indabo z'amaroza ni nziza. Avutse ikintu cyiza bishatse kuvuga iki? Bavuga ko ikirere ari ubururu, ariko si ubururu ni iki? Ntiyabashaga kuba yabyumva na busa. Mu gihe bagaho, yajyaga azinduka mu gitondo cya kare akamara umunsi wose ari gusabiriza. Nuko aza guhura na Yesu, arangije aravuga ati, abigishwa baramubwira ngo uriya muntu yavutse atabona, ese ni ibyaha bye byinshi byatumye avuka atabona? Ati reka ntiyari gukora icyaha, si nigute gukora icyaha ari mu nda ya nyina? Ubwo rero ni icyaha cy'ababyeyi be. Iyo ababyeyi bakora icyaha ntibari kuba impumyi, none se nigute ari we wabaye impumyi? Abigishwa ntibari basobanukiwe impamvu uwo muntu yavutse atabona, ntibari kubera icyaha cye cyangwa se icyaha cy'ababyeyi be. Ariko Yesu we, bamaze kumubaza bati, ese mwigisha ninde wakoze icyaha? Ese n'uyu cyangwa n'ababyeyi be byatumye avuka ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, reka da, si ababyeyi be bakoze icyaha, nta nubwo ari n'uyu muntu, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ngomba gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Arangije amucira ku maso, atoba akondo, acira hasi amashyano, atobesha akondo ayashyira ku maso y'umuntu. Arangije aramubwira ati, genda wiyuhagire ku mugezi wa Silowamu. Umutima w'uyu muntu utarabonaga mu mwanya gato wari ushize, yiribwiraga ati, uyu muntu nawe araje. Ese musaba amafaranga? Se musaba umutsima? Se musaba ibyo kurya? Nishimira ibyo mu buzima bwanjye? Nicyo ngicyo yari ari mu buzima bwe cyonyine gusa. Ariko uyu muntu utarabonaga yatangiye kugira umutima atigeze agira mbere. Yesu yatobye akondo akamusiga ku maso, arangije aramubwira ati, genda wiyuhagire mu mugezi wa Silowamu. Uyu muntu utarabonaga ntiyigeze atekereza n'umunsi n'umwe kuzajya i Silowamu. Ariko Yesu yashyize muri uyu muntu umutima wo gushaka kujya kogera i Silowamu. Uyu ni umutima uyu muntu utarabonaga atigeze agira mbere. Ariko umutima wa Yesu wabyaye umutima mushya muri we. Iyo duhuye na Yesu, tujya mu itorero tugasenga, tukitabira amateraniro, ntabwo icyo dusabwa ari gutanga amaturo menshi, ntabwo icyo dusabwa ari gusenga cyane, ntabwo usabwa gukora ikintu wivuye inyuma, ntabwo usabwa kujya kwatura ibyaha byawe. Ikintu cy'ingenzi cyane kurenza ibindi ni ugutunga umutima wa Yesu utigeze ugira mbere. Uyu muntu utarabonaga ntigeze arota kuzajya i Silowamu, ntigeze atekereza kuzajya kwiyuhagirira i Silowamu.
umuntu utarabonaga aramutse agiye ku kidendezi yashoboraga kunyerera akaba yagwa. Abenshi muri bo nta mahitamo bari bafite usibye gushidikanya. Ntabwo bari kuvuga ibintu byose. Kubera ko yari ashonje yagombaga guhora asibiriza imitsima. Kuva mu gitondo kugera nimugoroba agasabiriza, nta kindi yakoraga. Kugeza kuri icyo gihe yajyaga asabiriza gusa, asaba amafaranga, asaba ibyo kurya. Ariko icyo gihe ntabwo yari agisabiriza. Yatangiye gushakisha Isilamu. Abaza abantu ati ese yemwe Isilamu ni ukwerekera he? Ese ni inzira imeze ite? Ese ntabwo ari ahantu haterera koko? Ese icyo kidendezi koko ntabwo kiri ahantu hacishumuka? Umutima w'uyu muntu utarabonaga wamuyoboye ku Gisilamu. Kugeza ubu ngubu utarabonaga yabanaga n'ibitekerezo bye. Ariko uyu muntu utarabonaga ubwo yari mu nzira yerekera Isilamu. Kugeza ubu ngubu yari akiri wa wundi n'undi utarabonaga. Ariko yari arimo kuyoborwa mu yindi si nshya. Kugeza ubu ngubu yahoraga asabiriza gusa kugira ngo yibonere ibyo kurya, abone imitsima. Yari umuntu utarabonaga ariko yayoborwaga n'irari ry'umubiri. Ariko uyu muntu utarabonaga amaze guhura na Yesu, icyo gihe ibitekerezo bye ndetse n'irari ry'umubiri ntiryari rikimuyobora. Kuri ubu ijambo rya Yesu ryari ririmo kumuyobora. Cyo kimwe nk'umuntu utarabonaga, n'abantu benshi uyu munsi babana n'irari ry'umubiri mu mitima yabo. Uyu munsi muri aka kanya uwo uri we wese sinzi uburyo wabayeho kugeza ubu. Ariko mbere yo guhura na Yesu, irari ry'umutima wawe na kamere yawe nibyo byajyaga biyobora umutima wawe kugeza ubu. Ariko cyo kimwe n'umuntu utarabonaga, uramutse uhuye na Yesu, icyo gihe umutima wa Yesu uzakuyobora. Wowe ushobora kubimenya gusa. Abantu bayobowe n'umutima wa Yesu ubagereranyije n'abantu bayobowe n'irari ry'umubiri baba batandukanye cyane. Uyu muntu utarabonaga ubwo yerekeraga Isilamu, ntabwo yari agiye Isilamu gushaka imitsima, ntabwo yari agiye Isilamu gushaka amafaranga, ntabwo yari agiye gushaka ibyo kurya, ntabwo yari ahazi neza. Ariko n'umutima wa Yesu wayoboraga uyu muntu Isilamu. Ese niba ibitekerezo bikuyobora wowe, aho ntiwaba uyobowe n'irari ry'umubiri wawe mu mutima wawe. Cyo kimwe n'umuntu utarabonaga ari mu nzira yerekera Isilamu, ntukayoborwe n'ibyifuzo byawe, ntukayoborwe n'ibyiza byawe. Uramutse uteye intambwe zawe uyobowe na Yesu, uramutse uri kugenda binyuze muri Yesu, ubaye uri gufungura umunwa wawe bikozwe na Yesu, uramutse utangiye ubuzima bwawe bikozwe na Yesu, ntabwo wakomeza kumera nk'uko wahoze umeze kera. Hari abantu benshi uyu munsi bajya mu rusengero, abandi babaye bakuru mu itorero, batanga amaturo menshi, basoma Bibiliya bakanasenga, ariko babaho bakurikira ibitekerezo byabo binyuze mu kwemera ijambo rya Yesu. Mu gihe wemeye umutima wa Yesu, biragoye kubona abantu babana n'umutima wa Yesu. Muri aka kanya nubwo ushobora kuba warayoborwaga n'irari ry'umubiri, ariko Yesu naza mu mutima wawe ukakira kuyoborwa na Yesu, icyo gihe uhinduka umwana w'Imana, uhinduka umuntu uhebuje, uhinduka umuntu uhambaye. Natangiye kujya mu rusengero ngifite imyaka mike, ariko irari ry'umubiri igihe cyose ryahoraga rinyobora. Mu kwezi kwa 10 mu 1962 amagambo ya Yesu yinjiye mu mutima wanjye. Ayo magambo atangira kuyobora umutima wanjye. Narumvise inshuro nyinshi ko Yesu yabambiye ibyaha byanjye, ariko nahoraga mvuga ko ndi umunyacyaha. Ubusobanuro bw'ukuri bw'uko Yesu yamfiriye ku musaraba ntibwigeze bwinjira mu mutima wanjye. Kuva icyo gihe navuga ko ndi umunyacyaha, ndatekereza ko ari cyo kintu gikwiriye gukorwa. Ariko uwo munsi ibitekerezo byanjye byatangiye guhinduka. Ntangira kuvuga nti nubwo nacumuye bwose, ariko Yesu yikoreye ibyaha byanjye kandi yabambiye ibyaha byanjye. Rero mu by'ukuri sindi umunyacyaha. Niba Yesu yarabambiye ibyaha byanjye, niba yarameneye amaraso ye, niba yarogeje ibyaha byanjye byose, rero mu by'ukuri sindi umunyacyaha. Iki gitekerezo cyanjemo byari ibintu bihebuje. Ubwo icyo gihe natangiye gusoma Bibiliya. Yabaga ari Bibiliya imwe, ariko yasaga nk'itandukanye cyane. Naratangaye. Mbere ko nsoma Bibiliya najya ngasoma ko ndi umunyacyaha gusa, ariko maze kwakira imbabazi z'icyaha, nasomaga Bibiliya sanga ahantu henshi hambwira ko ibyaha byanjye byababariwe, ko ndi uwera, ko nogejwe, ko nagizwe umukiranutsi, ko atanciciraho iteka. Nari narazimiye ndi kubabazwa n'icyaha, ariko ibyaha byanjye byarogejwe, ibyaha byanjye byarejejwe. Sinashoboraga kubyizera, ariko naje kubyizera. Kubera iki? Kubera ko ari ijambo ry'Imana. Nizeye ko ndi umukiranutsi, ko ibyaha byanjye byogejwe, niyo mpamvu ndi umukiranutsi. Ubwo nasomaga Bibiliya nasanze imbwira ngo batsindishirizwa. Aha ndi umukiranutsi, ndi uwera, umuntu wanduye nkanjye. Uko narushaga kubitekerezaho, narushaho kubona ko ndi umukiranutsi, atari ko nta byaha nakoze, ahubwo amaraso ya Yesu yishyura ibyaha byanjye ku musaraba. Ahantu henshi muri Bibiliya
Imana yambwiye ko natsindishirijwe, kutakinciraho iteka ukundi, kutakibuka ibyaha byanjye ukundi, kandi ko byababariwe by'iteka. Ayo magambo yinjiye muri jye uko narushaga gusoma bibiliya. Mbere ko nsoma bibiliya, kuki nahoraga ntekereza ko ndi umunyacyaha. Nubwo nasomaga bibiliya, nahoranaga ubwoba kubera icyaha, nahoranaga impungenge. Ariko ubu narahindutse, ubuzima bw'uyu muntu utarabonaga bwarahindutse. Ese nyuma yaho uyu muntu utarabonaga yakoze iki? Ntiyaragisabiriza, yatangiye kujya ahamya Yesu ati Yesu ni umwana w'Imana, ni umugaragu w'Imana w'igiciro cyinshi cyane. Yarahugijwe no guhamya ibyo. Iyo mbitekerejeho uburyo nshimira Imana, ndacyari wa wundi. Kera cyane muri Korea ntihabaga imodoka nziza, twajyaga dutwara imodoka nyinshi cyane zapfuye, zashaje. Imodoka zashaje kandi zikoranye tekinoloji mbi cyane. Imodoka zo muri iyi minsi zikoze neza cyane. Nigeze kugura imodoka kera, imodoka imaze kugenda ibirometero 30 imeze neza, ariko nyuma yaho yatangiye kugira ibibazo bikomeye cyane. Kora ko moteri yabaga ikoranye tekinoloji mbi, nyuma yo kugenda ibirometero 30 yabaga yapfuye. Ariko muri iyi minsi imodoka zikorwa ubu zikorwa neza cyane. Kera cyane icyo bakoraga, bajyaga bareviza amamoteri, ugasanga amasilinderi yarapfuye, akagira intege nke, yagombaga gutwika umuriro muri yo, ariko wasanga nta mbaraga ifite. Rero bajyaga bashongesha ibyuma byo muri silindere, bakongera nanone bakazikora bundi bushya. Mu gihe wabonaga rero moteri nziza ukayishyira mu modoka ishaje, icyo gihe yagendaga neza. Muri iyi minsi imodoka z'ubu ngubu zisigaye zikoze neza, nubwo moteri itaba ari nziza ariko babasha kwitwara. Muri iyi minsi wayitwara n'ibirometero 100 nta kibazo. Tekinoloji ikora imodoka yateye imbere cyane. Mu gihugu cya Korea kera cyane ntibashaka gukora imodoka, byaba ngombwa ko tugura za moteri mu Buyapani tukazikoresha mu modoka. Imodoka yitwa Sifia niyo modoka ya mbere abanyakoreya bakoze, yari nziza. Nubwo muri iyi minsi abanyakoreya bakora za moteri nziza cyane, ndetse n'izindi nganda zindi nka za Mercedes Benz zisigaye zikoresha moteri yo muri Korea. Ikintu tugomba kumenya nuko tuba duhindurwa bashya. Umujyi wa Seoul mu gace ka Gangnam harimo ibitaro byinshi cyane bihindura amaso y'abantu. Uragenda bakakubaga bagahindura amaso yawe, bakayagira manini, bakagabanya amagufwa yawe yo ku majosi, ugasanga basongoye izuru ryawe, bakagabanya amagufwa yawe mu maso, ku matama. Nk'ubu nko mu gace ntuyeho hari ibitaro byinshi cyane bibaga abantu mu maso. Usanga abantu benshi bava mu mahanga bakaza kwibagisha. Abanyeshuri barangije segonderi barahura bakavuga bati se amaso yawe yakoresheje hehe, cyangwa se izuru ryawe rikoresheje hehe? Yesu nawe ahindura izingiro ry'imitima yacu. Moteri yashaje ikora mu modoka, nuko ugashyiramo moteri nshya. Cyo kimwe nk'uko akoramo umutima wacu bwite. Mu gihe wemeye umutima wa Yesu, mu mutima wawe, uhinduka umuntu udasanzwe nka Yesu. Hano icyo Bibiliya ivuga nuko uyu muntu utarabonaga yatangiranaga umunsi amaso ye bwite. Amaze kurya ifunguro rya mu gitondo yajyaga ajya ku muhanda, akarambura ukuboko kwe agasabiriza. Uko niko yajyaga abaho, uko niko yabaga buri munsi asabiriza umutsima akurikira irari ry'umubiri. Ariko umunsi umwe yaje guhura na Yesu, yahuye na Yesu. None ubu ngubu si ibitekerezo bye bikimuyobora, ahubwo ni ibitekerezo bya Yesu. Yesu yatobye akondo akamusiga ku maso, arangira amubwira ngo ujya ku mugezi w'i Silowamu wiyuhagire. Uwo muntu utarabonaga yerekera i Silowamu. Ubwo yajyaga mu kidendezi cy'i Silowamu, ntabwo arakiyoborwa n'ibitekerezo bye, ahubwo arasigaye ayoborwa n'ibitekerezo bya Yesu. Uyu muntu utarabonaga kugeza ubu ngubu yajyaga abana n'ibitekerezo bye, ariko amaze guhura na Yesu, asoma amagambo ye avuga kuri Yesu. Ubwo ijambo rya Yesu ryinjiraga mu mutima we rigaturamo. Kera n'irari rye ryajyaga rimuyobora, ariko ubu noneho umutima wa Yesu niwe usigaye uyoboye umugore. Ntirakiyobowe n'ibitekerezo bye, ahubwo yarayobowe n'ijambo rya Yesu. Aravuga ati nimwihangane rwose nyine kujya mu kidendezi cy'i Silowamu. Ese iyi niyo nzira yerekera mu kidendezi cy'i Silowamu? Ese nyine kugenda urugendo rureshya rute? Ese ubwo nta myobo iri mu nzira? Ati rwose mumbabarire simbona, ariko mbashimiye kuba munyoboye. Uyu muntu utarabonaga yakomeje kubaza ashakisha inzira yerekera i Silowamu. Ibi ni byari ibitekerezo byabwo arimo ayoborwa n'ijambo rya Yesu. Uyu muntu utarabonaga arimo gusabiriza, nuko umunsi umwe ahura na Yesu. Yesu atoba akondo akamusiga ku maso, arangije aramubwira ati ngaho genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu. Genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu. Ayo magambo atangiye gukubita mu maso y'umuntu utarabonaga. Ati genda wiyuhagire mu mugezi w'i Silowamu, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu. Iryo jambo rya Yesu niryo ryamuyoboraga. Uyu muntu utarabonaga atangiye kugenda mu nzira ye, nuko yerekera i Silowamu. Arabaza ati saha niho Silowamu? Agenda akabakaba agerageza gukorakora n'amaboko ye,
byari ibintu bikaze cyane, kubera ko umuntu utarabonaga aramutse aguyemo ntiyamenya uburyo yasohokamo. Byari ibintu bikaze. Nubwo buzi koga neza, yamanutse mu kidendezi cy'Isilamu buhoro buhoro yitonze, nuko amaboko ye akora mu kidendezi. Umuntu utarabonaga abashidikanya ku kintu cyose ko aba atabona, yashobora kwibwira ati nshobora kunyerera, nshobora kugwa. Nuko birangira ageze mu kidendezi, arangije adaha amazi akaraba mu maso he. Amaze gukaraba mu mwanya muto, atangira kubona ibintu binyeganyega. Atese ibintu biki? Kiri kwimuka, dore kiri kwimuka. Iriya ni ishusho yanjye. Burya ni ukunsa. Kiriya ni igiki? Ese kiriya ni cyo bita izuba? Dore ari n'amatungo ari kugenda. Ziriya ni imbata ziri koga mu mazi. Iriya niyo nyoni y'uburyo bwose. Ubwo Yesu amubwiraga ijambo rye, ijambo ryinjiye muri we, nuko ritangira kuyobora uyu muntu. Ijambo rero ni umutima wa Yesu. Mu gihe umutima wa Yesu winjiye muri uyu muntu utarabonaga, yatangiye guhinduka. Ati burya kubumbura amaso ni uku bimera. Nanjye rwose mbasha kureba. Abantu buriya ni uku bamera. Ndi kwibaza mu maso habamo ukuntu hameze. Kuri ubu ngubu ibintu bishya byinshi byatangiye kuzamuka mu mutima w'umuntu utarabonaga. Abantu baramubaza batese ko ari ku isabato kuki wikoreye ibintu byawe ukagenda. Ati wanyije ntiwambwiye ngo nikore uburiri bwanjye ningende. Ese bwo hari ikibazo kirimo? None si ndagukijije? Ati simuzi. Ariko umuntu witwa Yesu ntiwambwiye ngo nimpaguruke nikorere uburiri bwanjye nigendere. Icyo gihe ibintu byose by'ubuzima bwe byarahindutse. Hano muri Bibiliya hari ikintu kidasanzwe. Umurongo wa 8, abaturanyi be bamubonaga kera ahora asabiriza, barabazanya bati uyu si wishe aragasabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Guhera iki gihe abantu benshi batangiye kuvuga ngo Yesu ni umuntu mubi. Ariko amagambo ntabwo yigeze yinjira mu mutima w'umuntu utarabonaga. Kubera iki? Kora ku mutima wa Yesu wari umaze gutura muri we. Ubuzima bw'umwuka si uko ngomba kuvuga ubutumwa bwiza cyane ngasenga cyane nkaba umuntu mwiza. Aya magambo muri Bibiliya yose ni amagambo y'Imana, ni amagambo ya Yesu. Mu magambo yo muri Bibiliya harimo umutima wa Yesu. Mu gihe wemeye amagambo yo muri Bibiliya, icyo gihe umutima wa Yesu winjira muri wowe. Ntukajye impaka uti ni ikikuri cyangwa se si ikikuri. Ibyo usanga ari amagambo yo muri Bibiliya, ujye wemera ijambo gusa uko ryakabaye. Ijambo ryahinduye ubuzima bwanjye. Mu Baroma 3:24, mu Baroma 3:23, ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko se mu murongo 24 yavuga ngo iki? Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa. Batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Bibiliya itubwira ko wamaze gutsindishirizwa, bivuze ko amaze kugirwa umukiranutsi. Uramusomeye neza uyu mutima wa Yesu muri wowe ko wakabaye. Icyo gihe uzavuga ngo iki? Uzavuga uti nubwo nacumuye bwose, ni Imana ivuga ko natsindishirijwe, ubwo nyine ndi umukiranutsi. Niyo mpamvu abizera ijambo ry'Imana ari uko bavuga. Ni Imana ivuga ko watsindishirijwe, ubwo waratsindishirijwe. Ni Imana ivuga ko wejejwe, ubwo nyine warejejwe. Ni Imana ivuga ko ari ubuntu, ubwo nyine ni ubuntu. Ariko abantu si uko bameze. Muri Bibiliya Yesu avuga neza ko twatsindishirijwe, ariko abantu babanza kubitekerezaho. Batese ndi umukiranutsi? Oya, ntabwo ndi umukiranutsi, ndi umunyacyaha. Ese itandukaniro ni irihe? Abantu benshi uyu munsi Bibiliya ivuga ko Yesu yatubambiwe kandi ko yadutsindishirije. Mu Baroma 3:23, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Niko ko abantu baracumuye kandi ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko umurongo 24, ngo kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Kubera ko Yesu yatubabariye ibyaha byacu byose, niyo mpamvu twatsindishirijwe. Umutima wari bwira utereka da umunyacyaha. Bibiliya iravuga ngo twaratsindishirijwe, bakavuga ati reka da turabanyabyaha gusa nuko Imana itwita abakiranutsi. Iyo tuza kuba turabanyabyaha Imana ikabitwita abakiranutsi, Imana ariko bari inyabinyoma, yari kubibeshya. Ariko kuva Imana ivuga ngo twaratsindishirijwe, nuko twatsindishirijwe, niyo mpamvu itwita ko twatsindishirijwe. Ntabwo yatwita ko twatsindishirijwe kandi turabanyabyaha. Iramutse ivuze ko umuntu w'umunyacyaha yatsindishirijwe, nta mpamvu yuko Yesu yakurirwa bambwa. Imana yabita ko batsindishirijwe gusa. Imana ntabwo apfa kwita umunyacyaha ko yatsindishirijwe. Kubera ko amaze kudutsindishiriza, niyo mpamvu atubwira ko twatsindishirijwe. Amaraso yose amennye ku musaraba atubabarira ibyaha byacu, ariko abantu bitwara mu cyuka. Ibyo ngibyo bisa nk'urwijiji, ugasanga ibyaha bye nibyo bigaragara gusa. Niyo mpamvu umuntu avuga ngo sindi umukiranutsi, ndi umunyacyaha. Ariko nyamara kuba Yesu yarabambwe akababarira ibyaha byanjye, ibyo ni ibintu bisobanutse. Nubwo nakoze ibyaha, ariko amaraso Yesu yogeje ibyaha byanjye. Ibyo byinjiye muri wowe neza, nta muntu n'umwe wasigara avuga ko ari umunyacyaha. Iyo uhakanye ko Yesu
yakubabariye ibyaha byawe ku musaraba, iyo utabyizeye nicyo gihe ushobora kuvuga ko uri umunyacyaha. Yesu yaravuze ngo uri umukiranutsi, uri uwera, avuga ko atakibuka ibyaha byawe ukundi. Iyo ayo magambo yinjiye mu mutima wawe, ntabwo wakwigera uvuga ko uri umunyacyaha. Kuvuga ko uri umunyacyaha ibyo si uguca bugufi, ibyo ni uguhakana ijambo ry'Imana watanze umwana wayo kubw'ibyaha byacu. Imana iravuga ngo uri umukiranutsi. Mu gitabo cy'ibanga ryo kubabarirwa ibyaha nanditse uburyo Yesu yatugize umukiranutsi. Hari umuntu umwe, sinshaka kuvuga izina rye, hari umupasiteri umwe wavuze ati njye mpamije ko ndi umunyacyaha kugeza umunsi nzapfira. Ibyo nta shingiro bifite. Niba uri umunyacyaha kugeza igihe uzapfira, naho se umusaraba wa Yesu ubwo wamaze iki? Ubwo ushatse kuvuga ko umusaraba wa Yesu ntacyo wamaze? Ese yapfiriye ubusa? Ibyo nta shingiro bifite. Nyuma yaho yaje kugira kwizera Imana, cyari ikintu gihebuje cyane. Mu 1999 narwaye indwara y'umutima cyane. Iyo ntekereje mu bihe byashize ni ibintu bishengura umutima. Ubwo nari mu gisirikare ngejeje imyaka 22, nagiye ku ikosi y'abitwa ba Rangers. Byari ibintu bigoye cyane. Mu gisirikare wiga uburyo bwinshi bwo gutega. Igihe ubonye umutoza warangaye, hari ubwo utega, umutoza akubwira gusimbuka ishuri 1000 byose bikakumaramo imbaraga zose. Twize uburyo ugendera ku migozi imanitse hejuru, nuko ukamanukira mu mugezi. Mu gihe ugendera kuri uwo mugozi uziritse hejuru, uramutse urekuyeho gato, kubera yuko wari hejuru cyane, ushobora kugwa mu mugezi ugakomereka. Uramutse urekuye gato ushobora kugonga. Ugomba kugendera witonze cyane. Ugomba kwitegereza mu gihe umutoza azamuye ibendera. Icyo gihe urafata ugashyira n'amaguru, umubiri ukajya hepfo. Hanyuma yakongera kuzamura ibendera ukarekura. Ni ibintu biba biteye ubwoba cyane. Umunsi umwe ubwo nandi mu nzira nikubise hasi, icyo gihe menya yuko umutima wanjye ufite intege nke. Byabaye ngombwa ko nduhuka iminsi 3. Muri icyo gihe nari nkiri muto, nafite imyaka 22. Nyuma yo kuruhuka iminsi 3 numvise meze neza, ariko ngejeje imyaka 50 nibwo naje gutahura neza ko umutima wanjye urwaye. Rimwe na rimwe nabwo numva umutima wanjye gukubita nkoresheje akuma bita stethoscope, kavuga ngo beep beep, kagera ugahagarara. Nkumva hashize nk'amasegonda 10 udakubita. Ibyo bikantera ubwoba bwinshi cyane. Igishimishije nuko umutima wongera gukubita nanone. Uko niko najyaga mbaho. Umutima wanjye wakomeje kumererwa nabi cyane. Ngejeje imyaka 50. Icyo gihe naribazaga nti ko nzageza imyaka 60. Icyo gihe ari mu 1999. Umutima wanjye wararwaye cyane. Muri ibyo gihe najyaga nibaza nti ko nzakomeza kubaho mezi yandi ari imbere. Icyo gihe turimo kugira imirimo y'inyubako, turimo kubaka igorofa inzu y'amagorofa 7. Nareba abantu bari hejuru cyane ku rwego, nkagira ubwoba, nkagira ngo umutima wanjye uraza guhagarara. Igihe kimwe twigeze kujyana ku musozi nijoro, mu gihe naryamaga nandi mu ihema, nuko ndatekereza nti kuva aho twakoreraga igiterane kugera aho twaryamaga hari metero 400. Nibuka ko nahagendaga inshuro 2 ngenda ngaruka. Bivuze ko umunsi nagenze byibura nk'ibirometero 4. Icyo gihe mbitekerejeho, nagize umutima wo kwibwira nti Imana yakijije umutima wanjye neza. Buke bwaho natangiye kwiruka. Nizeye ko Imana yanyumvise. Naguze inkweto za siporo nzishyira mu gikapu cyanjye. Buri uko ngiye ku mugabane wa Afurika mpora niruka buri gitondo. Kuzenguruka ikibuga ibere metero 300. Numvaga nafite umwuka uhagije, sinashobora kurangiza ituri imwe. Ako natangiye kwiruka kilometero 1, ibirometero 2, ibirometero 3, 4. Nuko
nkava ibyuya byinshi cyane, nakaraba nkumva ngaruye ubuyanja. Guhera icyo gihe umutima wanjye watangiye kujya ukira. Ndamutse mvuze uburyo Imana yakoreye mu buzima bwanjye sinabivuga byose ngo mbirangize. Kera nabanaga n'ibitekerezo byanjye byonyine gusa, ariko mu gihe ijambo ry'Imana ryinjiraga mu mutima wanjye, sinari nkiyoborwa n'ibitekerezo byanjye, ahubwo n'ijambo ry'Imana ryari risigaye rinyobora. Uyu muntu utarabonaga mbere yo guhura na Yesu, ni ibitekerezo bye byamuyoboraga, ariko amaze guhura na Yesu, ijambo rya Yesu ryinjiye mu mutima we. Tijya i Silowamu wiyuhagire. Ugendeye kuri amagambo, amaso yaje guhumuka, ahura n'abantu, arabwira ati Yesu yankijije. Ibintu bitangaje byarakoretse. Iki gihe umubiri watangiye gukira n'umutima we nawo. Yahuye n'umugore mwiza, barashakana, babyarana abana. Yabayeho ubuzima bwiza. Ibyo mbitekerezaho. Akimara guhura na Yesu, uyu Musamariyakazi yari agiye kwicishwa amabuye, ariko amaze guhura na Yesu, umugore afashwe asambana n'amagambo ya Yesu byinjiye mu mutima we. Ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Ayo magambo yinjiye mu mutima we. Ati sinshirwaho iteka, ibyaha byanjye byarababariwe. Ndashima cyane, nakagombye kwicishwa amabuye. Niwizera Yesu no gusenga cyane, ugatanga amaturo menshi, ugakora ibikorwa byiza no gufasha abandi, si icyo gisabwa. Ahubwo afite umutima utandukanye n'uwawe. Uramutse umenya umutima wa Yesu, ikintu cy'abantu bakagombye gukora, ariko baribwira bati kubera ko nakoze ibyaha ndi umunyacyaha, ariko Yesu yaratwogeje. Nibaratwogeje rero ubwo tugize abakiranutsi. Yesu aravuga ngo uri umukiranutsi, ariko abantu ntibajya bemerera iryo jambo, bagundira ibitekerezo bye bakavuga ko ari abanyabyaha. Uwo muntu ntabwo aba yizera Yesu, aba yizera ibitekerezo bye. Umuntu ntacyo bahuriyeho n'amaraso ya Yesu. Kuri ubu rero, mu gihe usoma Bibiliya, ijambo ko ryaba rimeze kose, mu maso yawe ubona ko uri umunyacyaha, mu maso yawe ubona ko wanduye, mu maso yawe ubona ko uri mubi, ariko muri Bibiliya Yesu avuga ko uri umukiranutsi, ubwo nyine uri umukiranutsi. Niba avuga ko wera, ubwo nyine urera. Ibitekerezo byawe n'ijambo ry'Imana, niba ari ibitekerezo byawe binesheje, bizakubwira ko uri umunyacyaha, nawe wemere ngo uri umunyacyaha. Kuvuga ngo nta cyaha mfite, uzavuga ngo nta shingiro bifite, uzabyanga. Ariko amagambo ya Yesu nanesha, uzavuga uti yego, ubu narejejwe, ibyaha byanjye yarabyogeje. Yavuze ko ibyaha byanjye itazabyuka ukundi. Uko niko wabigabanyamo ibyiciro bibiri. Ni ibintu byoroshye cyane. Mu gihe najyaga mu rusengero, nahuye n'abantu benshi bitaga abanyabyaha. Umuntu uvuga ko ari umunyacyaha nuko burya batemera amagambo Yesu amubwira ko ari umukiranutsi. Muri Bibiliya harimo amagambo menshi Imana atubwira ko turi abakiranutsi. Harimo menshi cyane ntibabasha kuyabara. Ngo Yesu watangiye ibicumuro byacu, kandi akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Yesu yapfiriye ibyaha byacu, yongera kuzurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Yishyizeho igihano cy'ibyaha byacu, aravuga ngo waratsindishirijwe, unishyizeho igihano cy'ibyaha byawe byose. Nawe utireka reka ngenda umunyacyaha. Burya umuntu abasuzuguye Yesu. Nyamara uyu munsi n'abantu benshi bajya mu rusengero bavuga ko ari abanyabyaha. Kubera iki? Iyi jambo rya Yesu ryinjiye mu mitima yabo, rikanesha umutima wawe. Iyo rinesheje ibitekerezo byawe, kijya uhinduka umuntu wa Yesu. Iyi jambo rya Yesu ryinjiye mu mutima wawe, ibitekerezo byawe byo binesheje, utangira kwibaza ngo ni gute umutima n'amanjye bambwira ko ndi umunyacyaha, reka ndi umukiranutsi. Ariko mu rundi ruhande, iyi jambo rya Yesu rinesheje umutima wawe, uravuga uti yego naracumuye, ariko yapfuye ku musaraba apfira ibyaha byanjye. Nibavuga ko ndi umukiranutsi rero, nubwo ndi umunyacyaha, niba Yesu avuze ko natsindishirijwe, ubwo rero ndi umukiranutsi. Uko niko bimeze. Ariko abantu benshi uyu munsi bajya mu itorero, nubwo bavuga ko bizera Yesu, ariko bavuga ko ari abanyabyaha. Yesu yavuze neza ati ibyaha byacu byarababariwe, ngo watangiye ibicumuro byacu, akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Amagambo nk'ayo y'igiciro cyinshi mu Bakorinto ba mbere ibice 6:10 hari amagambo ahambaye hari aho ngaho. Aravuga ngo cyangwa bifuza, cyangwa bajura, cyangwa basambana, abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Ibyo ni ukuri koko. Nibyo koko, twarabajura, twarabifuza, twarabagizi ba nabi. Ariko ntukarebe umurongo wa 10 gusa, reka turebe n'umurongo wa 11, ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo. Ni koko twakoze ibyaha nk'ibyo,
ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hano imvugo y'icyongereza ni nziza cyane, ngo wakoze icyaha ariko warejejwe, waracumuye ariko waratsindishirijwe, sibyo? Ariko waruhagiwe. Ese uzizera aya magambo? Nakoze ibyaha. Ngo wakoze ibyaha ariko waruhagiwe, warejejwe, waratsindishirijwe. Uramutse wizeye amagambo ya Yesu, nawe wavuga uti naratsindishirijwe, ntabwo ari pastor uri kwivuga, ahubwo ni Yesu uvuga ko natsindishirijwe. Imana yavuga ko ndi umukiranutsi, Imana yavuga ko nejejwe, iravuga ko nuhagiwe. Hari umwanzuro umwe wenyine gusa. Ese uzizera ibitekerezo byawe cyangwa uzizera ibitekerezo bya Yesu? Uzizera ibitekerezo byawe cyangwa uzizera ijambo rya Yesu? Kugeza ku myaka 18 nari nkiri umunyacyaha, ariko ngejeje imyaka 19 mu 1962, icyo gihe nibwo naje kumenya ko ibyaha byanjye byose byogejwe. Uko nabitekerejeho kose, nasanze ndi umukiranutsi. Nubwo nakoze ibyaha byinshi, kora kuko umusaraba Yesu yogeje ibi byaha byose, ibyo abantu bavuga byose, njye ndi umukiranutsi, njye ndi uwera, narogejwe. Rero kujugunya ibitekerezo bimbwira ko ndi umunyacyaha, nemera ijambo ry'Imana kubwo kwizera. Uyu mugore afashwe asambana ubwo yajyaga kuryama muri iryo joro, yaje kwibwira ngo ibiteza ko ari kubwa Yesu nari kwicishwa amabuye, ubu nari kuba ndunzwe ikirundo cy'amabuye. Ariko ubu Yesu yarankijije, yari afite amashimwe adashira. Icyo kimwe n'uyu munsi, navuga ngo ibyaha byanjye byarogejwe binyuze amaraso ya Yesu, byeze nk'urubura. Ubu sinyira umunyacyaha, ndashimira Imana cyane. Iyo mbitekerejeho, ni ibintu bihambaye cyane, ni ibintu byo gushimira. Rero mpamya ibi byonyine gusa, guhera icyo gihe kugeza ubu ngubu, ibihe byose, soma Bibiliya. Muri Bibiliya hatubwira ibi byose mu buryo bweruye neza, cyane cyane mu Baheburayo igice cya 10 hatubwira iby'urupfu rwa Yesu ku musaraba. Mu gice cya 10 umurongo wa 10 havuga ngo iki? Ngo gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije kugeza iteka. Yesu yatanze umubiri ubwo yapfaga ku musaraba, kandi rero ko yababarira ibyaha byanjye, ubwo narejejwe. Ese mu murongo wa 11 havuga ngo iki? Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka, bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Abatambyi bo mu isezerano rya kera bajyaga batamba ibitambo by'ibyaha. Batambaga ibitambo bishe ihene cyangwa se intama. Ibitambo batambaga byezaga ibyaha byabo by'igihe gito. Ariko iyi si igengwa n'ibihe. Ahagengwa n'ibihe habaho igihe cyahise, igihe cya none, igihe gihora kigenda gishira. Rero niba wogeje ibyaha byawe mu isi igengwa n'ibihe, ibyaha byawe byezwa by'igihe gito. Tuvuge ko nibye uyu munsi nkatamba igitambo cy'icyaha, ibyaha byanjye byajyaga bibabarirwa. Mu gihe nkoze ikindi cyaha kindi, igitambo nabaga natambye cyabaga cyamaze kujya mu gihe cyahise, nagombaga kwica iki gitambo kindi, riri tungo rindi nkatamba ikindi gitambo. Niyo mpamvu ku gicaniro amaraso yahoraga atemba nk'umugezi, kandi imyotsi ibitambo yahoraga itumuka umunsi wose. Ariko Yesu amaze kuza, ntabwo yatambiye igitambo cye ku gicaniro cyo mu isi, ahubwo yatambiye igitambo cye mu ihema ryo mu ijuru. Habisobanura neza mu Baheburayo igice cya 9. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza. Anyura mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi. Ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose biravuga ihema ryo mu ijuru. Ibintu byose byo muri isi birahinduka, n'imitima yacu irahinduka tukakira agakiza. Muri isi ibintu byose birahinduka, ariko ibyo mu ijuru ntibijya bihinduka.
mu ijuru ubaho iteka ryose, ntujya uhinduka. Uko umubiri wawe ukomeye kose, kera abantu bajyaga bamara imyaka 700 800, ariko muri iki gihe ntabwo twamara iki gihe. Ariko mu ijuru ho ni mu isi y'ubuziraherezo, ibintu ntibijya bihinduka, ibintu bihora ko iteka. Aho ubayo iteka ryose, ibyaha aho bibabarirwa iteka ryose. Niyo mpamvu Yesu yafashe amaraso ye, ntiyamennye amaraso ye ku gicaniro cyo mu isi, yamennye amaraso ye ku gicaniro cyo mu ijuru. Nuko aza ari umutambyi w'ibyiza bizaza. Ntiyanyura mu ihema ryaremwe n'intoki, ritari ryo mu byaremwe ibi, ahubwo anyura mu ihema rirusha ryari ryo gukomera no gutungana, ritaremwe n'intoki. Iryo ngiryo igihe uko gishira naryo rirangirika, ariko mu ijuru ni mu buziraherezo. Imibiri yacu ihoraho iteka, ndetse n'igitambo cyaho gihoraho iteka. Rero ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa se n'abimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa ku iteka. Murabyumva? Isi igengwa n'ibihe, ibintu byose bifite igihe bimara. Ariko kugira ngo babarire ibyaha byacu iteka ryose, iyo aza kumena amaraso ye ku gicaniro cyo mu isi, byarakoze ibyaha byacu by'igihe gito, ariko amennye amaraso ye mu ijuru, atubonera gucungurwa ku iteka. Yinjiye ahera cyane rimwe gusa, atahinjijwe n'amaraso ye cyangwa se atahinjijwe n'amaraso y'ihene cyangwa se n'abimasa, ahubwo yahinjijwe n'amaraso ye inshuro imwe gusa kugeza iteka. Muri ibyo bihe bagomba gutamba ibitambo buri uko bacumuye. None twe uko niko ibyaha byacu byacunguwe by'iteka ryose. Iyo mbitekerejeho nshimira Imana cyane, ni ubu nduwera iteka ryose, ariko ndugira ngacumura nanone. Yego yagusohoreje gucungurwa ku iteka, gucungurwa ku iteka. Iyo ataza kuducungura by'iteka, nta kindi cyari kuducungura. None kuko yadusohoreje gucungurwa ku iteka, ibyaha byose byarangiye inshuro imwe kugeza iteka. Yesu yaza kumena amaraso ku gicaniro cyo mu isi, yari guhora atamba igitambo buri uko ducumuye. Ariko kuko yamennye amaraso ku gicaniro cyo mu ijuru, yababarira ibyaha byacu by'iteka. Niyo mpamvu turi abakiranutsi by'iteka. Yatugize abera by'iteka, yatugize abakiranutsi. Ibyo ndabishimira Imana cyane. Nakira imbabazi ibyaha mu 1962. Ubu ngiye kugeza imyaka 60, hagiye gushira imyaka 60, ariko ntibihinduka. Umutima wa Yesu muri njye warushijeho kwimbika. Uyu munsi icyo nshaka kubabwira nuko ibitekerezo byawe n'ijambo ry'Imana, ibitekerezo byawe bihora bihindagurika buri munsi wose. Ntukabyizere, ujye wizera ijambo ry'Imana ridahinduka. Binyuze mu maraso ya Yesu Kristo ku musaraba, biranditse ko ibyaha byacu byababariwe by'iteka ryose. Ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha ukundi. Kwica ihene ndetse n'ibimasa mu isezerano rya kera byari igicucu cya Yesu. Ariko Yesu amaze kubambwa, kuko yababariye ibyaha byacu by'iteka, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Reka twongere dusome mu Baheburayo igice cya 10 nanone umurongo wa 10. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibehejeje kugeza iteka. Reka dusome umurongo wa 11. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Kubera iki? Ko byatangwaga ahagengwa n'ibihe. Ahagengwa n'ibihe habarira ibyaha byawe by'igihe gito, si by'iteka ryose. Ni impamvu umutambyi yagomba guhora atamba ibitambo buri munsi. Igitambo kimwe ntabwo cyabaga gihagije. Buri umuntu yakoraga icyaha bagomba guhora batamba igihe cyose. Amaraso y'intama yabaga atemba nk'umugezi, ndetse n'imyotsi igahora itumuka nk'igicu.
ariko umurongo wa 12, ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana, bivuze ko tubabara ibyaha by'iteka. Umurongo wa 13, ahera ubwo arindira igihe abanzi bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye. Umurongo wa 14, kuko abezwa batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Kubera iki? Kubera ko tubabarira ibyaha byacu by'iteka ryose. Umurongo wa 15, kandi n'umwuka wera n'umugomba kuduhamiriza ibyo, maze kuvuga ati, iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niyo nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Umurongo wa 18, nuko rero ubwo ibyo bibabariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Ni koko Yesu atubabarira ibyaha byacu by'iteka ryose. Uku niko kuri twizera. Dushima Imana bingana iki? Yabikoze by'iteka ryose, yaratwejeje aradukesha. Uri uwera, uri umukiranutsi. Ntugashukwe na Satani, ntukizere ibitekerezo byawe. Niringiye ko wakwizera ijambo ry'Imana. Niringiye ko azagusukira imigisha myinshi idashira. Kadusenge. Mana Data yera, turagushimye bitewe n'icyaha twagomba kurimbuka by'iteka, ariko Yesu araje aradukiza. Kugeza ubu twajyaga twizera ibitekerezo byacu, mu bitekerezo byacu kuko twari abanyabyaha, ariko wavuze ko turi abakiranutsi, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Twemere kujugunya ibitekerezo byacu, twizere ijambo ry'Imana. Tugushimire, tuguhimbaze Nyagasani. Kundira abantu bayoborwa n'umwuka wawe. Twiringiye ko ubuntu bwawe budashira buzakomeza kuduhundagazwaho. Mana turagushimiye, utugize abakiranutsi, dusize twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane.